Baritazari reka tukugenere ubutumwa kuva muri Bibiliya twasigiwe na Nyagasani. Mu Migani ibice 5 umurongo wa 3 kugeza kuri 5 aravuga ngo kuko umunwa w'umugore w'umusambanyi utenga ibiryoherezo, ariko nyuma urabasha kubwoba bw'urupfu. Intambwe zose ziwutera zigana mu nzu ya maraya cyangwa se mu nzu y'ibinyoma. Aho umwanditsi yavugaga ku busambanyi buza byishimo by'ibinyoma, ariko nyuma bugatera umubabaro no kugaragaza ingaruka zikomeye. Mu Kuva igice cya 20 umurongo wa 14 haranditse ngo ntuzasambane cyangwa se ntugasambane. Iki ni igitekerezo cya 10, ni itegeko rya 10 ryo mu isezerano rya kera rikora mu gukumira ubusambanyi, rikavuga ko ari icyaha gikomeye. Mu Barisayi igice cya 21 umurongo wa 10 kugeza ku wa 11 haranditse ngo umuntu wese usambana n'umugore agomba gucibwa cyangwa akamanikwa ku giti. Muri iki gihe abantu basambanaga bagirwaga ibihano bikomeye kandi basabwaga gukora icyaha. Mu isezerano rishya turakugenera ubutumwa bwo muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 27 kugeza kuri 28 havuga ngo mwemerewe kuvuga ngo ntuzasambanye, ariko njyewe ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamukunda yaba asambanye nawe mu mutima we, cyangwa se akamwifuza irari. Yesu Kristo yerekana ko ubusambanyi butangirira mu mutima cyangwa se mu byifuzo. Kubera iyo mpamvu gukurikirana ibyifuzo no gucengera mu byiyumviro bitari byiza ni ikintu gikomeye. Abakorino ba mbere igice cya 6 umurongo wa 18 kugeza kuri 20 haravuga ngo isonza ibihe byose ubusambanyi. Ubwiye ni roho y'umusambanyi n'ubundi roho y'umunyabyaha. Isonza igihe cyose ubusambanyi, kuko ubusambanyi bwose buba bwibasira umubiri w'umuntu, ariko umuntu usambana agira icyaha ku mubiri we. Pawulo yanditse iyi baruwa avuga ko ubusambanyi ari icyaha cyihariye kuko bukora mu mubiri w'umuntu mo imbere, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 19 kugeza kwa 20 aravuga ngo ibi ni byo bikorwa by'umubiri bigaragara: ubusambanyi, ubutagondwa, ubusambanyi, urwango, kwishuka, kunywa ibisindisha, kugomanwa, gukora ibiteye isoni. Abakoze ibi bazagaragazwa mu mirimo y'Imana. Ubusambanyi bukubiye mu bintu bituma umuntu atagaragara mu bwiza bw'Imana, bityo bigatuma hari abantu batubahiriza amategeko yayo. Abatesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 3 kugeza kuri 5 haravuga ngo kuko iba ari ibyo Imana ishaka, kugira ngo mutagira isoni, mukunde kugira ubusugire mu mubiri wanyu, mutabare abandi bagira ngo mukore icyaha cy'ubusambanyi. Abapostoli basaba abakristo gukurikiza imigirire myiza no kumvira Imana, bakirinda icyaha cy'ubusambanyi kuko bibangamira umubiri w'umuntu. Bibiliya iranga ubusambanyi nk'icyaha gikomeye imbere y'Imana, kandi ifasha abakristo kumenya ko ubusambanyi atari gusa ibikorwa by'umubiri, ahubwo binakomoka ku mutima cyangwa se mu mutima. Kwirinda ibikorwa nk'ibi ni kimwe mu bigaragaza ukwemera gukomeye n'ubuzima buhamye muri Kristo. Nimba wifuza kwakira inzara y'agakiza, wareka iyi mico nk'iya Baritazari Engoga, ahubwo ugakurikira imico ya Kristo kandi ukamwigana, kuko niyo nzira y'ukuri n'ubugingo. Reka rero dukomeze kwifuriza n'umugabo Baritazari Imana imworohereze. Gusa twumvise amakuru ko agiye gusubizwa mu gihugu cy'Ubugande. Muri Uganda Museveni akaba yamufashe nk'intwari, nk'umuntu wavukanye imbuto. Ubwo hakaba hagiye kwizihizwa umunsi mpuzamahanga wa Baritazari n'ubusambanyi bwe. Reka rero dukomeze kwiringira Uhoraho mu izina rya Yesu Kristo, amen.